Shuti bavandimwe bene data ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana bakomeze kandi akomeze ababere byose muri byose. Tugiye kurebera hamwe indirimbo ya 202 mu ndirimbo z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bakoresha bahimbaza Imana mu Kinyarwanda. Iyi ndirimbo ya 202 mu ndirimbo z'Abadiventiste umunsi wa karindwi bakoresha bahimbaza Imana mu Kinyarwanda ni indirimbo ivuga ngo urugo runezerewe. Iyi ni indirimbo y'ibice 4 cyangwa se ni indirimbo y'ibitero 4 ariko ifite interuro ngufi, ikaba ifite amagambo meza. Ibi ngibi reka mbyifurize imiryango, ibi ngibi reka mbyifurize ab'imiryango. Iyi ndirimbo ya 202 iravuga ngo urugo runezerewe Imana igenza gute irubamo, ngo iyo bahuje imigambi yo kujya hehe mu ijuru. Igitero cya kabiri kiravuga ngo urugo rurimo Yesu rugira amahoro, abana biga kuvuga bahora bavuga izina ry'Imana. Urugo runezerewe bahora basenga, aho ababyeyi bakunda ijambo ry'Imana. Ku gice cya 4 haravuga ngo Mukiza afasha ingo zacu, uzihe amahoro, wuzuze imitima yacu urukundo. Nshuti bavandimwe bene data, icyo nabasabira nanjye nisabira nuko Uwiteka yatwuzuza urukundo kandi rw'ukuri, atari urukundo rw'uburyarya. Umwami Imana abane namwe babere byose muri byose.